I don't want peace. I want problems always. Icyakari ukwa mbere ukwa kabiri ariko abababona narabubakiye inzu reba amarangi yavuyeho reka ndebe niba ari mosha irangi ryavuye siko fondasiyo bayongoye kanze ndebe no mutipe niba kiri yewe Caritas sinze muhereke bafungura yanze gufungura ubu wasanga arimo yiturije kambe nigendeye ariko tuzahurira uzampa amafaranga yanjye kambe nigendeye mwindutse ingegera mu nzu yawe naramutse watuma ndamukase natumuramukase kubera iki kurya inyama kuwa mbere ukazirya no kuwa kane kuki utanyishyura inzu yanjye ya bosi ukwanga kukwishyura rega amafaranga muri iyi minsi asigaye yarabuze urabona akazi kose karabuze muri iyi minsi umuntu yigayiga arebe icyo yafata none ko njyewe nayabonye yo kubaka inzu wewe ukaza ukayigaramamo ugatuza erega abantu mwebwe mwaravutse kera ibintu bikiriho ntabwo ari nkatwe nawe iyo uvuka kera none se ubu nari kwibyara none njye nabyawe nande nari kwibyara barabyawe n'ababyeyi baba bitewe n'impamvu runaka oya je ne sais pas possible ntabwo bishoboka ndashaka ari ibintu mama zangaye atatu ariko urimo urabivuga nk'aho ari icyumweru ndimo oya n'amezi atatu ndabizi ariko usigaye wicara ukadamarara imifariso uricara ukadamarara ukagira ngo ndimo amezi atatu oya boss ni amezi atatu ihangane amezi nyashakishe atatu yonyine niyo nzi ni amezi atatu jewe inzu yanjye ndashaka ko amafaranga nyabona aka kanya oya aka kanya ntabwo wayabona tegereza byibura nko mu kanya nka saa sita cyangwa se saa saba niyo nduze kugaruka urebe ko ndaba nayabonye saa sita muba mugiye muhita mwikatisha ukuntu mugahita mugenda ndashaka amafaranga yanjye aka kanya oya njyewe nta hantu ndi bwajya akazi karabuze bose ihangane uraza kunsanga none urayakura nanjye ngiye guteka imitwe ndebe ko ndayabona uri mu batekamutwe oya icyo cya mbere si uko mwishyura amafaranga y'inzu yawe se nushaka mbe ntekamutwe cyangwa niba ariko ubona amafaranga yawe ukeneye nacumbikiye igisambo icyo waba ucumbikiye cyose hari ubwo urabona baje kukuregera ngo umujura y'ibyo wacumbikiye isaha ni saa sita ubu turi saa tanu saa sita uramereza amafaranga yanjye saa sita urasanga ntayabonye kandi usanga ntanayabuze wihangane oya ntabyo kwihangana wihangana ntabwo bwaba ari ubwa mbere ibintu byo kwihangana ntabwo bizamo ndashaka amafaranga yanjye oya amafaranga urayashaka ndabyumva ariko uraza kwihangana ntabwo ataraboneka ntabwo urumva ko ari uguteka imitwe kugira ngo ndebe ko nakuvamo ideni kubyuka uza kunkomangira nk'aho muri mideni reka nkwereke urambwiye ngo nihangane uno munsi ngiye kuzana umuryango wanjye nawe wihangane ubagaburire oya nurese umuryango wawe warawubyaye ngo murere none se njyewe ushaka ni amafaranga yawe y'amezi atatu ihangane saa sita cyangwa saa saba uze uyarebe njye nihangane unyicariye mu nzu none se unyange wakwihanganye ukagaburira umuryango wanjye none se ni njyewe wishimiye kubyuka buri kanya uza kunkomangira bwakeye urimo oya yame nyine sinzagabura nyine ndaza kuyaguha mu kanya nka saa sita cyangwa saa saba ntabwo mubwiye ngo ndayaguha aka kanya ariko ninzana mu buyobozi biraba nabi ntuzana mu buyobozi se urarinda ujya kuzana ubuyobozi kubera izihe mpamvu hari iminsi ingahe nari ndengejeho ku mezi atatu nta mpamvu yo kuzana ubuyobozi ntacyo saa sita ndaza uyampa waba wayabonye waba utayabonye urayampa ndayaguha nta kibazo saa sita uze kuyareba niko urayampa ndayaguha amafaranga yanjye rwose ndayashaka nyine urayashaka ndabyumva saa sita uze kuza kuyareba okay saa sita ndaza uyampa saa sita uze nyaguhe ariko kurya inyama uzigura iki none se ubungubu aka kanya winjiye mu nzu wasanga ameruka no guteka ku buryo umbwira ngo ndya inyama ntabwo uheruka guteka utunzwe n'iki ntunzwe
ntunzwe n'ikiwenda ntunzwe n'umwuka we. Aha, umwuka we. Ntacyo saa sita urayama. Yego. Saa sita uragira ute? Ndaguha amafaranga yawe. Utayama kuri momo. Icyambere si ukubona amafaranga yawe sinshaka nyaguhe no kuri telefone. Urayama mu ntoki. Oya ntabyo kuyaguha mu ntoki aharaboneka niho ndayaguhera. Yaboneka mu ntoki yaboneka kuri telefone. Urashyiraho nawe kubikuza. Aharaboneka ndayaguha. Ariko oya kujya nanone oya ndabihakanye. Oya saa sita kuko urayama. Saa sita ndayaguha. None se mu kwezi kwashize ko nabwo wambwiye saa sita? Mu kwezi kwashize byatewe n'impamvu runaka. Iyo mpamvu yagaruka. Iyo mpamvu yagaruka suba akakanya mu kwezi kwashize umwana yahise arwara. Nese uba akakanya nabwo ndahita ndwaza umwana. Ikibazo ni wowe ushobora kurwara. Oya njye ntabwo narwara. Ase bundi ubwo ni umwana warwaye gusa cyangwa nawe urarwaye? Oya ni umwana warwaye wenyine. Ese uri kuvugana n'umurwayi se? Oya nawe urarwaye. Nta kuntu waba undimo amezi 3 utarwaye. Ubwo naba ndwaye mu mutwe nyine mbaye muri amezi 3 narwaye. Oya si mu mutwe mvuga. Yego. No mu bitekerezo. Utundimo amezi 3 ubundi. None se niba ndwaye mu mutwe muri amezi 3 wewe kuki wemeye ko mujyamo ayo mezi 3 utarwaye mu mutwe? Ntabwo nari nzi ko nacumbikiye umusazi n'ukuri kw'Imana. Ariko saa sita. Saa sita nyine uze kuyareba. Rero ko cyagikire cyarenze da. Umuntu azamujyamo amezi 3 utangire ngo umwana ararwaye ngo ibiki n'ibiki ngakeneye amafaranga. Ibyo bintu bibaho. Yagiye yihangana ko amafaranga muri iyi minsi arayibura. Umuntu akayamushakira yitonze. Baguhembye no munsi andi uzagenda uyamagahoro gahoro. Akazi ntabwo karara. Akazi kararangira nimugoroba. None se uvuye mu kazi katarangiye? Mari kimwe cya kabiri cyayo bari bagoye guhahira. Ntago bamaye kurya pose gusa. Gusa yazana yashyira hano nanjye njye kureba icyo nayakoresha kuko ndabona uyabimera. Nose ni yagwanye ndabwira. Ntacyo bitwaye we ubwirirwa. Kuko wanze kunyishyura inzu kameme. Ubwirirwa bitwaye iki? Nese urumva nimbwirirwa akazi k'ikigo runaka abasha kugakora. Utakabasha ubyibura ariko umuntu maye yanjye. Uretse nkuramo amafaranga yanjye uri muri fata ukagenda. Ese njye mubwiye ko ndayakora. Nekere icyayi. Nekere icyayi sinagitekereje kandi gusubira mu kazi. Ntayo baguhaye se? Ese ayo bampaye nari kujya pose. Nyine nanjye ndi muri pose nekere icyayi. Ubwo ihangane ngiye nzi gushakira amafaranga yawe. Ese wari uyashaka? Ndashaka se urajya mu kazi k'akazi. Oya, ntabwo muri aka kanya ndashaka ko muramukurikirana rwose kitwa kawe. Mubone wasohotse. Kirababaga. Wariye gushakira amafaranga yawe. Mbabarira nta bintu byawe wambabarira. Nihangane gushakira amafaranga yawe. Urayashaka ryari ariko nicyo kibazo. Ndayagwa nijoro gusa kundi mwumviye mu kazi. Ejo bambwiye saa sita. Naje ndakureba. Bambwiye ngo iki? Musanze nawe. Uku kwezi no kwa mbere si ukwa kane. Nihangane ngiye njya kuyashaka ndayagwa. Oya, sohokera mu nzu. Yavava kane. Gira vuba.
utabisiga sinzi ibyo mama irafafusa kiravuga mereza ariko urashaka no kujyana imfunguzo bose nari mubona urenga sawa nari biki gihe munazaza yubaka inzu ye bimuhenze muze kuyikina nkuko mwibone ani Jidi official Jidi